nkiga muri primaire kubera ko nakundaga kumva Diamond cyane, bari bananibatije ngo sister Diamond. Njye natinyaga ihene, kuri icyo tinyaga nabonaga ihene ari ibisimba. Badutumye amafaranga ya homework nkamubishya, nkaba batumye amafaranga ya homework asigura angahe? Homework igura 5,000 shagahita bimpa. Nashyiriye umuhungu indabo arazinkubita imbere turi mu ishuri. Bambwiraga ko ninegera umuhungu nzahita ntwita. Njye nibye desa ku meza njya kugura Supadipu tuzisangira n'abana twigana, tuzirisha imyembe y'ibitumbwe. N'igihe nibye inyama bigenda gute mama ibintu ntabwo nabivuga. Iyo mfata bike mpindura amanota n'umwaka biranga n'umwaka nabaye n'uwakangaye nabaye. Hello guys, this is Rico Media. Ikiganiro cyo ni cya kindi mukomeje gukunda ni mu buto simbisubiramwo, si ubuto bukaranga amavuta. Ubuto bukaranga amavuta ubaho se? Oya, si ubuto bukaranga ifiriti, ni umubuto mu bwana. So turi kumwe n'icyuki hano, umukobwa mwiza, ariko rero sinjya mbavuga, murabizi ko bivuga. Turi kumwe nande? Muri kumwe na Esther Gihana. Esther Gihana ni muntu ki? Esther Gihana umuntu cyakora iki? Esther Gihana ni umuririmbyi, ni umwanditsi wa filime, ni umudirector, ni umukinnyi wa filime. Nimba satari ibanga wambwira nk'izo directinze cyangwa se wanditse? Izo nanditse harimo Ifundo ry'amaraso, mwasanga kuri Ruziga. Hari n'indi ndi kwandika kwa Bobo, irasohoka mu minsi iri imbere, gusa ntabwo turayibonera izina, ariko nitumara kuyibonera izina nayo muzayibona kwa Bobo Films. Okay, ndi kumwumva. Hari n'indi ndi kwandika yitwa Papa Mubi, muzajya muyibona kuri Shems wa Kiramani. Wow, ndumva ndi kumwe n'icyamamare. Bikaba ni icyamamare, ngira amahirwe yo kukubona. So welcome kuri Rico Media, ni channel yacu, channel y'Abanyarwanda. Nari mfite n'ikiganiro mu buto urumva ni mu bwana, mbaza utubazo turi fa nyine ukansubiza utuntu nyine turi fa, ni tugamije gusetsa Abanyarwanda kugira ngo twinjoyinge duseke. Hari benshi bafite irungu, ni tubazo nyine nkubaza two mu bwana. Icyo mva utari ngomba kukishura, nta kibazo ntabwo kishura. Uri ready? Ndi ready. Iyi nzobe se ko nkomeje kuyibaza, inzobe yangize kusa umweru seriously nabaye igikara neza nabaye igikara. So Esther, ukiri mu mwana ukiri muto, mva nubwo nta muri secondaire tugera ni primaire, wumvaga uzaba iki muri primaire? Muto tumiye myaka muto 12 kumanuka, wumvaga uzaba iki? Sha ngiye nakuze numva nzaba umuhanzi ukomeye cyane. Numva izo nzozi gifite uzamubahumura. Iyi nakuze numva nzaba umuhanzi ukomeye cyane, numva ngiye najyaga njya muri classe nkata nibona nko kuri stage ya Danger, isi yose irimo irankurikirana, mfite performance irenze koko. Nakaye kazina bari barakubatije kagaye ko muri quartier? Ko muri quartier nkiga muri primaire kubera ko nakundaga kumva Diamond cyane, bari bananibatije ngo sister Diamond. Niwe muhanzi wakundaga ubwo ni Diamond? Niga primaire namukundaga cyane ko naranabyinaga. Sorry no mubyinnyi? Oya, kera niko na nyiri umubyinnyi, ariko narakuze ndabyibuha biranga. Urabyibushe? Ndabyibushye. Kubyibushe cyane ngo utabyibushe? Ugereranyije ariko naganaga nyiga primaire ubu ndabyibushye. Njye ntabwo ndi kubibona to. Wari ubyibushe amatama? Oya, primaire uko nanganaga nari gato pe, nari gato cyane, ariko maje kujya muri secondaire mpita none mba munini ndikuba, none ubu ngubu maje kuba mwayene. Yego. Okay, so nakaye kantu watinyaga? Gasimba, ishoro, niki kintu watinyaga? Njye natinyaga ihene. Kuri icyo tinyaga? Nabonaga ihene ari ibisimba.
bitewe nuko bigaragara se. oya kwa hantu nakuriye ntago njye nahene twajyaga tubona nigeze guhura nazo mu nzira mvuye ku ishuri ndagenda ndihisha ahantu nawe mvuye kwiga ngera mu rugo nijoro baranshaka barambura ahantu nari nihishe nahunze ihene niho nari nkiri kubera ngo nimvuga ati nigenda ndahuriraho n'izindi imbere. Ninde muntu watinyaga? Umuntu natinyaga Utinya nk'onkre yigeze ajya avane mu rugo iwabo akaza gukubita ngo guhana abana bakoze nabi mu rugo nk'iwanyu, cyangwa se umukecuru muri quartier hari kuntu wahora n'umukecuru ukabona arebana nanze ko abantu bose bashaje bareba nabi ari abarozi yuduhe nariruka wewe wati abakecuru n'abasaza bari mwashaje ko byadanje ijisho ryahishe nanze ngo nabarozi bose wowe wati ninde muntu wati cyangwa se umuti hari umuntu wewe hari umutice twitwaga Mawashi yatazaga kwiga numvishe ngo yarwaye narishimaga yatazaga kwigisha ngo kwiga kubera n'ubwo ndavugishijwe Yesu wanjye uzi ko hari n'igihe yarwaye amara nk'ibyumweru 3 kandi atwigisha igiswahili n'inoze n'ikinyarwanda ibyo bye twemaze tutabyiga ko nyine numvaga nta kintu bimbwiye yari umugome pe. Nahe manota mabi wigeze kugira? 49 agenda karanyica. Ntabwo wigeze ujya museme kenshi? Wigeze ubaho n'uwanyu? Oya ntabwo nigeze mba wanyuma gusa nari umuswa muri primaire mu wa kabiri mwenda nko mu wa kabiri mu wa mbere no mu wa kabiri nari umuswa pe. Ni indirimbo wakundaga indirimbo ukiri muto? Nyine mutoya nakundaga iriya ndirimbo ya Diamond yitwa siketse nyiririmbye haka ndirimba ese we ko nsa nk'uyibagiwe. Oya ntabwo nayiririmba ntabwo nyizi neza. Umuntu turi kumwe no muririmbyi azi kuririmba ari mu bakobwa twahuye akaririmba naye nkumva arabizi uzi kuririmba. Murakoze. Iyo ndirimbo subitwa ngo cyetse nyisacinze nk'akanya gatanyibabwiye ntabwo nayirimba ntabwo nyibuka cyane kuyumva. Uranenguje. Mbibutsa ko turi kumwe na Rico Trust Sera Company, ni company mu mujyi icuruza amapiano n'amasente murano mukeneye haje ntujye ubikenera ibyo amapiano no kukodesha turakodesha. Turakodesha ze piano zose ziya mukoresha ngo za 37 piano z'ubwoko bwose ushaka zino z'ama Lowland oya gitari si cyane ubundi turi based ku mapiano ma speaker ma premixer ubudukeneye umva no kuhamagara hano cyangwa se ukatureba ndaza gushaho nimero muyikeneye mwabaza. Ni mu mujyi hariya mu mujyi ku isoko rya Nyarugenge hafi n'akazi ni kazi uhageze nimero ndi bushireho uraza kuyibona. Ni ibyo wakundaga kurya? Ibiryo nakundaga kurya shino ubugari nano bajya gukunda cyane. Ni akaye kantu ugeze ko mu rugo gufata iskari no narayibye nyijyana ku ishuri ari nk'inusu tagenda tukajya tuyirya n'abana. Yesu narakubiswe umuntu arakura kuko ibiskari ntabwo yisoho ujyamye uko kunyara ku buriri rero tugeso nyine tw'umugana tuba wivuga seka. Oya kunyara ku buriri bwo nabikize hakiri kare ubwo nageze mu wa kabiri primaire nanyara ku buriri nanyize secondaire. Oya primaire nanyara ku buriri cyo kuza ndibagiswa nko yegera hano ntari nibagiswa no kuri kw'Imana buri munsi najyanaga isukari ku ishuri. Byageze aho mama akajya ayishyiraho abarinzi akavuga ngo murinde isukari imbere yuko ajya ku ishuri. Nicyo kinyoma ukunda kubesha cyane kwako nko ushaka nko kwiregura ubesha ababyeyi ukunda kubabesha cyane ukuntu nakunda kubacabiranya nko nkagenda nkayerera nk'ibyo mu gasozi natabambaza ngo warurye nkahita bangu nayikwankira ko nankete duturanye ngo niho niba ngo mushaka mubabaze babaza bagasanga heje heruka ngaha mu cyumweru cyashize kubiti. Oya jyewe zikindi nakundaga kubeshya ahantu twigaga primaire twigaga guhera mu gitondo kugeza nimugoroba noneho tugataha nimugoroba bikaba ngombwa ko badupfunyikira bakaduha porte manger tugapfunyika
rero ngiye kubera ko numvaga nashaka ibiryo byo kurya ibiryo mu rugo badutekeye, nagendaga nkabeshya mama ngo badutumye amafaranga ngo 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 aho kujya nkavuga ngo badutumye amafaranga ya homework nkamubishya nkaba batumye amafaranga ya homework asigura angahe homework igura 5,000 shaka tabimba umeze nkamwe gakivuga ngo ingwara ngo bita bluetooth ngo ni ingwara ejo nkashaka ikindi ngahita ubwo nimba nabeshya mama kayama ngahita nkabeshya nk'undi muntu nkamubwira ngo ku ishuri batumye amakayi ya note n'amakayi ya exercice n'amakayi ya homework kandi bakambwira ntabyo twakuguriye nyine byose nabyanditsemo birashira birori fake. Okay, kosa ukunda gukora ndakeka kosa ukunda gukora gisubiramo ishani ryo kubisukari barayibye koko niko mbona amenya tashi wowe n'ubu n'Imana nagize iyo nariye isukari nyinshi nta kanseri urwaye amahego yani n'igihe n'iby'inyama bigenda gute mama ibintu ntabwo nabivuga wimbiriza ikiganiro ubundi mpamva tugamije gusetsa abantu noneho hari ukuntu barahikivye ako karasigije ahubwo uburyo baba baragufashe niyo nagiye n'ibinyama mitanyishyira mu mufuka w'ijipo nari nambaye noneho umuntu wari wasitetse ahita avuga ngo hari umuntu ukozemo inyama maha ndavuga ngo narara n'izina ry'Imana nubwo barambajije ni ukuri ko Imana muntu wigeze ukoramo inyama aho ngaho ninda arambaza ninda aroraha mpita mvuga ko ngenge abasaza banjye gusa nta muri umuntu wanyigerana na mukuru wanjye ndavuga nta n'umuntu n'umwe aroraha ari mu gisharire sa bose bari bakiye batavuga ngo ngwino tugusake baranza baranyihumuriza ngo bumve ko nayo nariye sinzi ukuntu yakoze gutya yumva hano harashyushye ndi gushyita ko hano basanga amenya mama yarandebye abura n'icyo amubwira ari igendera oya ubundi utuntu utu tungu tworera ubundi tudushaka none se kuri guhunga kamera wowe ndagukubita none se ni ryari wigeze gukora akantu ugaseba kiri muto ni ryari wibuka wigeze guseba n'iki wari wakoze niga mu wa 4 primaire naragize nashyiriye umuhungu indabo arazi nkubita imbere turi mu ishuri mu wa 4 primaire muri mutuye hano mu Kagarama urukavugira Kigali niyo mpamvu twebwe no mu cyaro mu wa 4 primaire indabo yesu we bari uzi ko na filime za romance nigera nzireba niga mu mwaka nikundira Jackie Chan Donnie Jet filime bakubita ushize mu by'urukundo batagwana naraba na twavuga filime kibishe batagwana filime ubundi twatuzi ko ari filime ariyo bagwana none wowe ngo wari ufite indabo namushyiriye indabo niba naramukunze akwanza naramukunze Eye mfata big mindura amanota n'umwaka biranga n'umwaka nabaye n'uwakangaye nabaye Shachagwana naramukunze uziko nako gundi twamaraga kurya nge netaga nihuruza batajya kumwogereza amasahani ariko inkoni wakubiswe nyinshi wari wakoze iki inkoni nyinshi ukabakubiswe mu bana twakwitwa inshuro nyinshi inkoni nyinshi wakubiswe wari wakoze inkoni nyinshi nakubiswe uwo munsi mbona amanota 49 uwo munsi mbona naragiye mfata yesu we kuse amakosa nagira reye mfata big mindura amanota n'umwaka biranga n'umwaka nabaye n'uwakangaye nabaye ndabihindura byose na big mfata ingwa ndasiba ibyari byanditse mitanishyiraho ibyanjye mbona baraza kumfata mitagenda mbeshya mu rugo ngo na pilote baduhaye ndagenda nyesha munsi y'uburiri bwanjye mama ari gukora amasuku nari narwaye malaria uzi muri narwaye abayiguyeho ya pilote nari ndi kuri quality ariko nita yarankubise
nigaga mu wa kabiri ubwo cakora nabugiraga niga pitu ndahindura arambwira ati ubwo we ntukura bizagenda ute?" Narakubiswe urwaye na malaria gitondo ndanarwaye ndi no ku binini nabwo yavuze ngo basi ndeka ndekakire yafashe inkoni muhini yarankubise na mu gitondo ndakubitwa na nijoro ariko mbanza arizo nkoni meruka kurya ariko narakubiswe we. nicyo kintu wakoze ufite amatsiko urugero nka mere nyine nkunda gutanga urugero rwa mere niko nibuka mere yagize amatsiko y'iradiyo ajya gufunga iradiyo ya papa wari sogokuru wanjye ngo arebe abantu bari kuvugiramo we nahe amatsiko wakoze n'iki kintu wakoze ufite amatsiko ati giye niko ninkora kino kintu ushaka kumenya ni biki ibintu bikubwo gute ubundi bino ni ibiki jewe numvaga je ikintu nakuze numva mfitiye amatsiko nakuze nibaza ubundi gute niga narangiza ni ibintu mwarimu ari kunyigisha kandi arimo araza kunyigisha nakaba ari kubisoma kuki cyewe nyine naribazaga tugira ibitabo mwarimu araza kutwigisha kandi ni mwarimu ibyo aje kutwigisha akabikura mu gitabo akaza akabitubwira gihe numvaga mfite amatsiko kubera iki aba ari mwarimu akaza akanabidusomera kandi ari no kubikura mu bitabo kandi n'ibyo bitabo byananditswe kugenda gute numvaga mwarimu ibintu byose akwiye kuba bizi mu mutwe numvaga mbifitiye amatsiko na n'ubu kandi ndacyafitiye amatsiko yazana n'umwarimu ni mashini ikindi kintu nagiye amatsika ariko si ubusi gikabije naribajije umuntu ukora amafaranga we ahembwa ute wari umaze gukura pe icyo kibazo ntabwo wakibaza utarakura kibazo ko nkibajije atarimo kurasha nkibajije gihe nakibajije gihe narebaga amafaranga nkavuga ariko ibyo nari maje gukora arengize mu kabiri segonderi twabikuyemo ibyo twabikuyemo amatsiko y'ubwana amatsiko y'ubwana nibyo ngibyo nibazaga impamvu mwarimu aza kudusomera ibintu amatsiko nayo ifite amatsiko ya night club numva ngo nta bantu bakuru ikintu cyose mbonye handitseho ngo 18 bagahita bacamo umurongo numva ni inkura nzabonana nacyo oya je numvaga nje niba nubu nese ubundi ubusiko bikigenda ubusiko bikigenda byiki mwarimu n'ubundi sajya kwigisha ahubwo dukomeze niki kintu wakuze uzi ko ari ukuri maze gukura usanga no benshi ibintu bari mu byo barakubwiye cyangwa se waruzi hari ibintu wowe waribwiye ukavuga ati ibintu no kubimeza wakuru ugasanga sibyo hari n'ibindi baba barakubwiye bakagujya baguhisha bitewe n'inyungu zabo runaka ugakura uzi bakubesha uzi ko ari ukuri wamara kumenya ubwenge ugasanga sibyo ni ibi nk'iki kimwe cyangwa bibiri no kukubwira ngo iki kintu nicyo kizagutunga ubwo ntago mbisobanuza reka nk'urugero abantu kuri ubu ngubu ibintu twize ntabwo ari byo dukora ntabwo nibuka ko nanize rero kwiganira bumvisha ari scam urega nkubwiza ukuri ibiboro uri kuvuga n'ibyo abantu bakuze kandi turugushe niba ndamutwe nasumbwiye ikintu bambwiraga nyiri umwana nakora nkumva urugero barambwira ngo umwana anyura mu mukondo none hari umujene umusaza yandabuye arambwira ati sibyo nawe sinzi ko nimba yarambeshe icyo nzi cyo kintu gishobora kuba atari ukuri nubwo n'ubu naramenya hanyuma bambwira ngo niniga ntago nzabona icyo nkora n'inkuru kandi ibyo nize si byo undi gukora reka nkibaze kandi kugira kano kantu kumvikane ni ikihe kintu uri muto bakubwiraga cyangwa se wari uzi ko ari ukuri maze gukura ugasanga ni ikinyoma maze gukura ngasanga ni ikinyoma bambwiraga ko ninegera umuhungu nzahita ntwita bambwira tuzeshyogera abahungu ukanzanira inzu yambwira ko ninamwegera ahubwo ndengaho njya gutanga indabo nakaye gakujya kakubaye ku ishuri kana uhita ugaseka ati iki kintu niyo nkibutse nagakujya kose narakotoye umuhungu wanyiciraga inyuma yanyandikiye akapapuro mitandira ndarira njya no kubivuga kwa master bateranya sembo bose barabimenya ko uwo muhungu yanyandikiye kwiga birahagarara
noneho kwa mama yari yarabwiye ninegera aho ngo uzatwarinda ticara hari ukuntu babicazaga abahungu babiri wowe umukobwa akajyamo hagati cyangwa se abakobwa babiri umuhungu akajyamo hagati ngiye banyicajemo ndarira ndavuga ngo mama yarambwiye ninicara n'umuhungu nkamwegera nzatwarinda mushaka kuntera inda mwaravuga ngo oya ndamugahamagara mama umubaze ntabwo mbicaramo hagati ndarira bakiramo ku ngufu ndarira ndavuga ngo ushaka ko bantera inda none se ni izihe nzozi wigeze kugira ukagira ngo ni ukuri wabyuka ugasanga asize ukababara wari warose narose natoraguye amafaranga yesu wanjye n'agahinda karanyishe ndanayapangira niga nyapangira ngo kujya kugura inkweto zari zigezweho none ikintu cyambabaje baje kunkangura mu gitondo ngo njye ku ishuri narababaye ndavuga mitamimba ngo ndarwaye ngo kugira ngo njye kurota za nzozi bisoze nguze n'inkweto ariko naratoye amafaranga menshi koko asante sana ikiganiro ni mu buto ukibonye gute kiraryoshye ibintu bya kera ntanabyibukaga cyane we kankubaza inda nta kibazo udakoze akantu kamwe ni ikihe kintu wakoze ukiri umwana uri kumva bakaguhereza igihano nawe kikakubabaza cyane n'ibyo amafaranga barankubise igiti kabisa igiti cya mbere kirashira n'ikindi kirashira noneho uzi ukuntu byagenze ngiyewe nakoze ikosa mu rugo papa yagize amafaranga sibyo yanka kuyakoresha ngo arashaje ahaterera hariya mpita nyafata mu rugo rero bazi ko ari nde ari ngiyo yafite iyo noti ishaje rero njyana kuri resitora mu rugo nyivana mu njyana kuri resitora mu rugo umukozi arayanga yego y'iwacu umukozi arayanga umukozi yanze ndayatembereza hose urabona ko nyafite yapfuye noneho mpita njya mu myenda y'abakozi ahantu barara muri kwiyo resitora mu cyumba mpita asanga inoti yasenyeze mpita nihindurira kandi ya noti ubugwari ya noti bayibonye ko nayinda yifite bagiye bahita asanga ya noti iriye nyine mva nta investigation nyine yari ikeneye kuko bari bazi nyirayo mafaranga mzee yarankubise inkoni ya mbere irashira zaniya kabiri irashira we desa byanyenze je nibye desa ku meza njya kugura spadip tuzisanya n'abana twigana tuzirisha imyembe y'ibitombwe noneho uwo munsi naraye nikoreye amabuye baravugamishije ndikoreye amabuye amashanyarazi mu maso desa zari zinkozeho asante ndakwemera umuntu murimbyi mwiza kandi ntudacika intege murakoze cyane so yari ikiganiro mu buto indi episode mwakoze kudukurikirana ariko hari umuntu twambika neza amashati ya Made in Rwanda bita DC navuga ngo David Clothing akorera muri Chic umuntu ukeneye amashati meza Made in Rwanda udukoti twiza amabakosi twiza cyane uriya muntu rero ayambika abantu bose b'ingeri zose niyo ukeneye ufite design ugashaka ayigukorera arayigukorera kuko we ntacuruza gusa aranazikora amahoteli amashuri nabo yabambika so ciao ciao bye bye